kubasuhuza mu mukurikiye Iwacu TV. Uyu ni umwanya w'amakuru mu Kinyarwanda, ni amakuru mwateguriye kandi mugiye kugezwaho nanjye Ani Sabine umukunzi. Dore ingingo z'ingenzi aya makuru yacu agiye kwibandaho. Kuri iki cyumweru muri IPRC Kigali hatashywe ku mugaragaro inyubako nshya ya RTTI Rwanda TVET Trainer Institute. Naho mu gihe hibukwa ku nshuro ya 24 Jenoside yakorewe Abatutsi mu mwaka w'1994, akarere ka Kicukiro gafatanije n'abaturage bako hakozwe urugendo rwo kwibuka abazize Jenoside yakorewe Abatutsi. Kuri iki cyumweru cy'umuganda rusange kandi muri IPRC Kigali hakozwe umuganda mpuzamahanga wo kubaka ikibuga cya tennis. Ikaze nanone mu makuru ku buryo burambuye. Kuri iki cyumweru muri IPRC Kigali hatashywe ku mugaragaro inyubako nshya ya RTTI Rwanda TVET Trainer Institute. Inyubako ije mu gufasha mu guhugurirwamo abarezi bazajya bigisha mu bigo bitanga ubumenyi ngiro cyangwa se TVET. Ni umuhango wari witabiriwe na Minisitiri w'Intebe Dr Ngirente Edouard. Ibindi kuri iyi nkuru na mugenzi wacu. Umuhango wo gutaha ku mugaragaro inyubako nshya wari witabiriwe n'abanyacyubahiro batandukanye arimo Minisitiri w'Intebe Dr Ngirente Edouard, Minisitiri w'Uburezi, Ambasaderi wa Korea mu Rwanda, Minisitiri w'Urubyiruko na Diregiteri w'umushinga wa Koika akaba ari nawo umuterankunga w'iki gikorwa. Vice Chancellor wa Rwanda Polytechnic watangije uyu muhango yashimiye by'umwihariko Koika uruhare runini yagize mu ibaka ry'iyi nyubako ndetse anagaruka ku kamaro kayo. Mu ijambo rya Ambasaderi wa Koika Madamu Liyanga yashimiye Leta y'u Rwanda ndetse anavuga ko Korea izakomeza ubufatanye n'umubano mwiza bafitanye na Leta y'u Rwanda. Umuyobozi mukuru wa IPRC Kigali Engineer Mundahabi Diogene yagarutse shimangira ko usibye uruhare iyi nyubako ije gutanga hari uruhare rukomeye rwa Rwanda Polytechnic ije gufasha mu kongera ireme ry'uburezi kubiga amashuri y'imyuga. Nkuko mubibona rero turi kumwe n'umuyobozi wa IPRC, tubaye ikaze nyakubahwa Principal. Murakoze. Hanyuma hano haberaga igikorwa cyo gutaha iyi nyubako ya RTTI, ni igikorwa cyavugiyemo byinshi, abenshi bagarukaga ku kamaro kayo, ariko twashakaga kubabaza mu by'ukuri ese iyi nyubako niki yitezweho nyuma yo kuba yatahwa ku mugaragaro. Urakoze. Nkuko wari bivuze uyu munsi hatashywe iyi nyubako, ariko si no gutaha inyubako gusa ahubwo ni ugufungura ku mugaragaro icyo twakwita Rwanda TVET Trainer Institute, akaba ari nk'ishuri rizajya rihugurirwamo abarimu bigisha imyuga n'ubumenyingiro. Muri make rero iri shuri rizajya rihuguriramo abo barimu bavuye mu Rwanda hose, ariko kazatangira n'abarimu basanzwe nyine ari abarimu. Bakazaba rero nk'uko tubizi n'ubundi umwarimu nawe aba agomba guhora yihugura kugira ngo atange ibyo bigezweho, kuko ibintu biranahinduka, ndetse n'uburyo bwo gutanga ibyazi kugira ngo abanyeshuri babyumve neza. Ariko birumvikana ntabwo abarimu bose bo mu Rwanda bazanyura ahangaha gusa, ariko iyi ngiyi ni ishuri rizajya ritanga umurongo, ariko hakabamo n'abazajya bigira ahangaha bakanararamo. Mwabonye yuko rinafite n'amacumbi aho abazajya baza bigira ahangaha bavuye mu ntara zitandukanye bazajya banabamo bagasubirayo bakongera bakagaruka. Ariko nanone rizaba rifite n'ibyicaro mu yandi maza IPRC, ku buryo amahugurwa azaba yateguwe n'iri shuri azajya n'ubundi atangirwa n'aho ngaho. Kandi si ibintu bijyanye wenda no kumenya kwigisha, ariko harimo n'ibijyanye no kwihugura mu rwego rwa tekinike, kubera ko tekinoloji ihinduka, ubumenyi burahinduka, porogaramu ziza ari nyinshi. Iyi ngiyi rero akaba ari izo nshingano z'iri shuri rikuru rizajya rifatanya n'abandi mashuri ya IPRC bikuzanya mu rwego rwo kugira ngo dutange ubumenyi koko twifuza kugeza ku bana b'u Rwanda ndetse no muri Afurika. Ku nshuro ya 24 ubwo hibukwa Jenoside yakorewe Abatutsi mu mwaka w'1994, akarere ka Kicukiro gafatanije n'abaturage bako hakozwe urugendo rwo kwibuka abazize Jenoside yakorewe Abatutsi. Ni urugendo rwavuye muri IPRC Kigali rwerekeza ku rwibutso rwa Nyanza ya Kicukiro, aho hombi hafite amateka akomeye kuri Jenoside yakorewe Abatutsi.
Muri urugendo ruva muri IPRC Kigali rugana ku rwibutso rwa Nyanza Kicukiro bitabira urugendo basobanuriwe ku rugendo rw'inzitane abazize jenoside yakorewe abatutsi mu mwaka wa 1994 ndetse n'abayirokotse banyuze ubwo bashorerwaga bagiye kwicirwa Nyanza ya Kicukiro. Muri urugendo kandi hashyizwe indabo kumva zibitse imibiri y'abazize jenoside yakorewe abatutsi muri 1994 nyuma aho kandi hacanywe urumuri rw'icyizere nk'ikimenyetso cyo kubaho kandi neza. Muri IPRC Kigali nk'amwe mu hantu afite amateka akomeye mu karere ka Kicukiro hahoze hitwa Eto Kicukiro, buri mwaka hategurwa igikorwa cyo kwibuka abazize jenoside yakorewe abatutsi. Usibye iki gikorwa cyo kwibuka kandi IPRC Kigali ikora ibikorwa bitandukanye byo gufasha abatishoboye bacitse ku icumu rya jenoside yakorewe abatutsi. Kuri iyi nshuro IPRC Kigali yashyikiriza umwe mu bacitse ku icumu rya jenoside yakorewe abatutsi inzu yo guturamo mu rwego rwo kumufasha kugumya kubaho kandi neza. Ibi akaba ari ibikorwa ngarukamwaka IPRC Kigali hagamijwe gufata mu mugongo abarokotse jenoside yakorewe abatutsi ndetse no kubahumuriza. Nyuma y'iki gikorwa cyo gushyikiriza ku mugaragaro iyi nyubako uwacitse ku icumu rya jenoside yakorewe abatutsi, hakozwe ijoro ryo kwibuka ndetse abitabiriye ijoro ryo kwibuka bahawe ibiganiro bitandukanye byombi bikubiyemo ubutumwa bwo guharanira ko jenoside itazongera kubaho ukundi ndetse no gusigasira ibimenyetso bya jenoside. Aha kandi yongeye gucanwa urumuri rw'icyizere nk'ikimenyetso cyo kubaho kandi neza. Theoneste Sebanani, Iwacu TV. Kuri iki cyumweru cy'umuganda rusange muri IPRC Kigali hakozwe umuganda mpuzamahanga wo kubaka ikibuga cya tenisi. Ni umuganda witabiriwe n'abahagarariye ibihugu byabo 24 muri Federasiyo ya Tennis. Ibindi kuri iyi nkuru na mugenzi wacu. Umuganda rusange wo kuri iki cyumweru muri IPRC Kigali witabiriwe n'abantu benshi dore ko witabiriwe n'abanyamahanga batandukanye baje bahagarariye ibihugu byabo. Uyu muganda kandi witabiriwe n'abayobozi batandukanye harimo Minisitiri w'Umuco na Siporo, Minisitiri w'Uburezi ndetse n'umuyobozi w'akarere ka Kicukiro. Ni umuganda rugamije kubaka ikibuga mpuzamahanga cya tenisi by'umwihariko kandi ukaba witabiriwe n'umuyobozi mukuru wa Federasiyo ya Tenisi ku rwego rw'isi. Iki kibuga kikazaba kigizwe kandi n'ibindi bibuga bitanu, hosteli, fesieri nk'uko byagaragaye ku gishushanyo mbonera cy'imiterere y'iki kibuga. Ibi bikaba byamurikiwe bitabiriye uyu muganda rusange. Umunyamabanga muri Minisiteri ishinzwe amashuri ya leta abanza ndetse n'ayisumbuye yakomeje kugaruka ku kamaro k'iki kibuga mu guteza imbere umukino wa tenisi by'umwihariko siporo muri rusange. Uyu muganda kandi ukaba washojwe na morali idasanzwe mu rubyiruko rwa abanyeshuri biga muri IPRC Kigali. Theoneste Sebanani, Iwacu TV. Kuri iki cyumweru habaye igikorwa cyo guhugura abanyamuryango bashya b'imboni zarwo ku mikorere n'intego z'uyu muryango ndetse no gutora abayobozi bashya basimbura bari basanzwe. Ibindi kuri iyi nkuru na mugenzi wacu. Kuri uyu munsi abayobozi b'imboni zarwo barangije muri kaminuza bahuguye urubyiruko rushya muri uyu muryango babasobanurira ku mikorere n'intego z'imboni zarwo. Ni igikorwa cyabereye muri Kaminuza Nkuru y'u Rwanda CBE. Usibye iki gikorwa hatowe abayobozi bashya bazayobora uyu muryango mu mwaka wa 2018-2019. Umuryango imboni zarwo ni umuryango uhuriwemo n'abanyeshuri biga mu makaminuza atandukanye by'umwihariko ukaba waratangiriye muri Kaminuza y'u Rwanda. Ufite gahunda yo guteza imbere urubyiruko rugamije kureba icyateza imbere igihugu cyacu, kubaka amahoro arambye no kuzamura socio economic impact mu ndimi z'amahanga. Nshuti bakunze b'Iwacu TV, twasoza tutabagejejeho amwe mu makuru y'ingenzi twibanzeho. Kuri iki cyumweru muri IPRC Kigali hatashywe ku mugaragaro inyubako nshya ya RTTI Rwanda TV Trainer Institute. Naho mu gihe hibukwa ku nshuro ya 24 jenoside yakorewe abatutsi mu mwaka wa 1994 akarere ka Kicukiro gafatanije n'abaturage bako hakozwe urugendo rwo kwibuka abazize jenoside yakorewe abatutsi. Kuri iki cyumweru cy'umuganda rusange kandi muri IPRC Kigali hakozwe umuganda mpuzamahanga wo kubaka ikibuga cya tennis. Nshuti bakunze b'Iwacu TV, reka tubashimire mwese mukomeza gukurikira gahunda z'Iwacu TV. Nshimira by'umwihariko team technique idufasha kugira ngo gahunda z'Iwacu TV zibashe kubageraho. Nkomeza kubashishikariza gukora subscribe kuri YouTube channel yacu ariyo Iwacu TV. Njye wabagezagaho aya makuru nari umukunza ni Sabine.